indirimbo nyinshi cyane nziza kandi zakunzwe zirimo iyi ngiyi yiseya Don't Judge Me, With You. Izi ngizi zikiyongeraho izo yakoranye n'abandi bahanzi zirimo nka Next to You yakoranye na Justin Bieber, New Flame yakoranye na Asha ndetse na Ricky Ross, No Air yakoranye na Jordan Sparks n'izindi nyinshi. Ni zimwe mu ze zakunzwe zikaba iz'uyu muhanzi w'izina rikomeye cyane mu muziki ku isi Chris Brown, aho no mugabo yagiye agakundwa akubahwa ndetse agakomeza kuba icyamamare, akanaho umwe mu bana amaze imyaka myinshi cyane akiri ku gasongero mu mwuga we. Kuri ubu abahanga mu muziki bemeza yuko Chris Brown yicaye mu ntebe y'icyubahiro mu njyana ya R&B, intebe bizagorana cyane yuko ayivanwaho n'undi ari we wese. Ibyo ngibyo bigashimangirwa nuko usanga benshi barimo ibitangazamakuru mpuzamahanga bikomeye bidatinya kumugereranya n'umwami wa pop Michael Jackson, maze Chris Brown akitwa King of R&B mu gihe nyamara bizwi yuko Michael Jackson King of Pop ryari n'izina rye rya kabiri. Ibyo biva ku buryo no muhanzi akuramo ibikorwa bye bya muzika, harimo kuririmba ndetse n'imibyinire idasanzwe uyu mugabo agaragaza mu bitaramo ndetse n'amashusho y'indirimbo akora, aho ahera yitwa murumuna wa Michael Jackson mu muziki. Nanone ariko uko afatwa n'abamugereranya na Michael Jackson we ntabyumva, avuga yuko Michael Jackson yari umugabo w'indashyikirwa akanaba igihangange gikomeye ko rero bidakwiriye gukora amakosa yo kubagereranya. Chris Brown kenshi yumvikanye arwanya kino gitekerezo, ati uko mwankunda kose ariko kuvuga yuko nasimbura Michael Jackson ntimukabikore, wenda ashobora kwitwa murumuna we ariko kandi kuvuga yuko ari umuntu wamusimbura byaba ari ukumusuzugura uwo ari we wese, nanjye ndimo ntabwo bikwiriye. Ati Michael Jackson yari undi wundi. Chris Brown ni umugabo utararyohewe n'ubuto bwe, maze naho amaze gukura ahura n'ibirego bitandukanye byatumye afungwa ndetse akanajyanwa mu kigo cy'abafite ibibazo mu mitekerereze. Gusa bino byose yabashije kubicamo ndetse ubuzima bwe bubasha kugaruka ku murongo, nubwo ariko kandi amwe mu makosa yagiye akora arimo nko gukubita Rihanna, kugeza n'uyu munsi ingaruka zayo zikigaragara mu buhanzi bw'uno mugabo. Chris Brown ni muntu ki? Yakuze ate? Akunda iki? Kandi ubuhanzi bwe bwaje gute? Urukundo rwe rwavuzwe narwo turaza kurugarukaho cyane we na Rihanna, ndetse byagenze bite ngo bashwane bigere ku rwego benshi batatekerezaga. Umubano we n'abandi bakobwa nawo turaza kuvuga, ndetse n'umubano w'umuhanzi n'abandi bahanzi barimo nka Drake, niki cyatumye kenshi uzamba kujyanwa mu bigo by'afite ibibazo byo mu mitekerereze n'ibindi. Ibi ngibi byose biri mu byo tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu amateka yabo, ariko kandi kigiye kwibanda cyane kuri no muhanzi mu buzima bwo hanze y'umuziki. Nubwo ariko kandi birumvikana utavuga Chris Brown ngo maze umuziki ushyire ku ruhande burundu, kuko no mugabo ni umwe mu bahanzi bafite kinini cyane bavuze mu muziki w'isi. Ikaza uri hose aho nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Mu magambo yose y'ikinyarwanda ntabwo ari menshi afite ibisobanuro byinshi kandi bihamye nk'ijambo kubaka. Kubaka ubushuti, kubaka igihugu, kubaka ubuzima. Mu byo abantu bubaka byose ntabwo bubaka byinshi nk'inzu gusa, nubwo bazubaka ari benshi kandi ku bwinshi, nta numwe muri bo wubaka nka Imboni Construction and Supply Company Limited ICAS, kompanyi y'ubwubatsi ifite aba-engineer b'inzobere mu bikorwa by'ubwubatsi ukwiye gushinga imirimo yawe. Bakoresha ibikoresho bijyanye n'igihe mu bikorwa by'ubwubatsi bituma bagukorera imirimo yawe neza, vuba kandi mu buryo burambye. Imirimo yo gukora ibishushanyo by'inzu, gushaka impushya zo kubaka, kubaka inzu zaba izo kubamo n'iz'ubucuruzi, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo cyangwa se gukoreramo interior design. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07850998. Wanabandikira email kuri yourdreamconstructionsolution@gmail.com. Waba uri mu gihugu cyangwa se hanze yacyo bagukorera nk'uhibereye. Bahamagara uyu munsi uzanshimira nyuma. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Christopher Morris Brown, yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1989. Yavukiye muri leta ya Virginia muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo bivuze ko muri 2024 Chris Brown afite imyaka 35 y'amavuko. Nyina umubyara yitwa Joyce Hawkins, uyu nguyu akaba afite inkomoko mu baturage kavukira abanyamerika, akaba ari nabyo bishobora gutuma ubona Chris Brown nk'umuntu ufite uruhu rusa n'uruvanze, mbese rutirabura byuzuye, ariko kandi akaba atari n'umuzungu wuzuye. Nyina wa Chris Brown yakoraga mu kigo gisanzwe cyita ku bantu bafite intege nkeya by'umwihariko abageze mu zabukuru ndetse n'abana. Ni mu gihe umubyara ari Clinton Brown, aho no yarafite akazi kuri gereza yo mu gace bari batuyemo, akazi ariko nanone yaje kuvaho maze ajya gukora kuri station ya essence ubwo Chris Brown yaratangiye amashuri abanza. Chris Brown afite umuvandimwe witwa Bandi, uyu akaba mushiki w'umurusha imyaka 6 y'amavuko.
Mu buto bwe umuziki ni ikintu cyamurangaga kuko ibyo yakoraga byose yakundaga cyane kumva indirimbo zari ziri mu njyana ya soul. Iyi ngiyi ikaba ari injyana yari ikunze gukorwa cyane n'abanyamerika bafite inkomoko muri Afurika. Indirimbo zabaga ziriho ino njyana zabaga zuzuye ku makasete ababyeyi be bari baraguze, maze ibyo ngibyo bigatuma uno mwana wari ukiri muto akunda kuzumva. Uku gukunda umuziki kwerera akiri muto byaje gukomeza, maze biza no gutuma atangira guteranira hari abahanzi bo mu gace yakuriyemo, ariko kandi abangaba bakaba barabaga biganjemo mu njyana ya hip hop. Ku myaka 7 y'amavuko Chris Brown yatangiye kwigisha kubyina ndetse no kuririmba. Ibyo ngibyo byaje kuba byiza kurutaho kuko kuri muri ako gace yakuriyemo batangiye kujya bategura ibitaramo byahuzaga abana bakiri bato mu muziki, maze ibyo bitaramo Chris Brown akabasha kubyitabira. Michael Jackson uyu nguyu akanawe umuntu Chris Brown afatiraho urugero mu byerekeranye nyine n'umuziki. Uyu wari ukiri muto yatangiye kumukurikirana nk'aho babana, yaba kubyina, imiririmbire ndetse no kwita ku buhanzi. Mbega atangira kwiga byinshi bishoboka mu muziki, ariko kandi abyigiye kuri Michael Jackson. Iyo yarangizaga kwiga kuririmba nta handi yabaga afite aho kumenyera n'ibyo yabaga yize yabifashe hatari muri korali. Ahangaha rero niwe yajyaga akaririmba maze akumva niba kuko atapfushije umwanya w'ubusa. Ku myaka 11 y'amavuko Chris Brown yumvise none yatangira kubyaza umusaruro impano ye, maze bikava ku byayigaragariza mu rusengero honyine, ahubwo yumva yanabigeza ku rundi rwego. Muri 2023 mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru witwa Shannon Sharp, Chris Brown yatangaje ko yatangiye gufata umuziki nk'akazi ubwo yari afite 11 y'amavuko. Ati kino gihe nari maze kwegukana irushanwa ryo kuririmba ryari yarateguwe mu gace k'iwacu. Uyu muhanzi anavuga yuko kino gihe mama yaramaze kubona impano idasanzwe ku muhungu we, ibintu byabaye imbarutso yo kumushakira inzi musinyisha kuko yaramaze kubona yuko umwana we afite impano ikomeye, akaba atari ikintu yumvaga yuko cyazamupfira ubusa. Kino gihe kandi mu buto bwe Chris Brown yakoreshaga imiguru 2 y'inkweto mu gihe yabaga agiye mu ishuri. Mu gihe cy'umwaka wose yavuze ko bajyaga ku rusengero buri munsi. Ati twajyaga ku rusengero buri munsi kandi dumwe muri babana bari bafite imyenda myinshi yo kujyana mu rusengero kurenza yo kujyana ku ishuri. Nanone ariko nubwo Chris Brown yakundaga kuririmba akanaho umwana wari ufite ejo hazaza bigaragara, ariko kandi wabo hari ibibazo bikomeye by'umuryango byatumaga nubwo yagerageza uko ashoboye ngo abashe kwishima, ariko kandi ibibazo by'umuryango byo ntabwo byari bimworoheye. Se na nyina baratandukanye, maze uno muhanzi asigara abana na nyina. Nyuma gato mama we yaje kubana n'undi mugabo, maze uno mugabo nyina yashatse ntiyabanira neza Chris Brown na gato. Igihe kinini yamukoreye ihohoterwa ryagiye rimusigira ibikomere ku mubiri ndetse no ku mutima, yewe utanibagiye mu bitekerezo. Muri filime mbara nkuru y'uno muhanzi igaruka ku buzima bwe, ino yagiye hanze muri 2017 maze akayita Welcome to My Life, Chris Brown yasobanuye byinshi ku ihohoterwa yahuye naryo cyane cyane muri kino gihe cy'ubwana. Muri no filime nibwo yasobanuye yuko ubwo yari afite imyaka 6 y'amavuko uyu mukunzi wa nyina yigeze kwirasa mu mutwe gusa ntiyapfa. Uyu mukunzi wa nyina rero nyuma yo kudapfa byaje kumuviramo kumera nk'uhumye. Ibyo ngibyo byabaye kuri no mugabo ngo byamwongereye umujinya n'umushiha cyane, ibintu byatumaga igihe cyose ahuye na Chris Brown yarabaga yifuza kumutura umujinya, maze ibyo ngibyo bigatuma muhohotera by'indengakamere. Uyu muhanzi yavuze ko kino gihe cyose yahoraga afite urwikekwe mu mutima, atari hamwe ngo ndetse rwose adatuje na gato, yibaza none ko ari buze kuza gukubitwa, gutukwa ndetse no kurazwa hanze rimwe na rimwe. Muri no filime Welcome to My Life anavugamo yuko atari we gusa bakubitaga, ko ahubwo na mama ari gutyo byagenze. Ati kenshi numvaga mama wanjye akubitwa buri joro, rimwe na rimwe nkaninyarira sinshobore no kuba nasohoka mu cyumba mu gihe uno mugabo yabaga ari mu ruganiriro. Muri ubwo buzima butari bumworoheye Chris Brown yari amaze igihe abamo, yaje gufata umwanzuro wo kutajya abana na nyina cyane, ahubwo kino gihe ahitamo kujya kwibanira na se, ariko kandi nabwo n'ubundi byari bikiri mu bibazo. Chris Brown avuga yuko ibyo byose ubwo byabaga umuziki aricyo kintu cyonyine cyamufashaga kuruhuka, ndetse yaba ari kubyina cyangwa se kuririmba ubuzima bwe bugasa nk'ubusubiye ku murongo. Kino gihe ubwo Chris Brown yabanaga na papa yo ku myaka 13 yaje kuvumburwa na Hit Mission Records, itsinda ryazamuraga impano zitandukanye z'abana bari bakiri bato. Iri tsinda ryari ryamusuye aho se yakoreraga akazi ko gucuruza gaze. Kino gihe papa we ntabwo yaragikora kuri gereza, ahubwo yari yarinjiye mu bucuruzi bwa gaze. Iri tsinda rya Hit Mission ryari riri mu gikorwa cyo gushakisha impano nshya, maze kino gihe ku bw'amahirwe bagwa kuri Chris Brown wari unasanganywe zino nzozi zo kuririmba. Abangaba rero bahise babona yuko kuri uno munsi wabo babashije kuvumbura umuntu ufite impano idasanzwe. Chris Brown ajya atebya akavuga yuko uno munsi ubwo yari yajyanye na se gucuruza gaze atabyifuzaga. Ati birashoboka cyane yuko uwo munsi yo ntajya gucuruza isi itari kuzamenya Chris Brown yamenye. Avuga yuko uno munsi ari umwe mu minsi y'amahirwe akomeye yaba yaragize mu buzima bwe.
uwitwa Lamont Fleming wo mu itsinda rya Hit Mission akimara kubona Chris Brown yaramwishimiye maze bituma nawe n'umwana umutoza wita ku ijwi rye. Iki gihe ku bufasha bwa Hit Mission Chris Brown yahise ajyanwa New York kwiga umuziki, aho bino byari bitewe ahanini n'ijwi ndetse n'ubushake yari afite. Ibyo bikaba byariyongeragaho impano idasanzwe yo kubasha kwandika ibintu abantu bose bakumirwa. Akigera ahanga New York abantu benshi batangiye kumenya ndetse n'abari bafite inzu zikomeye zafashaga abahanzi batangira kumenya yuko hari umuntu witwa Chris Brown ushobora kuzaba umuhanzi udasanzwe. Muri aba harimo witwa Tina Davis wari umuyobozi mukuru wa Def Jam Recordings, aho abantu bose batangazwaga n'ubuhanga bw'uno mwana. Yari umwana ukiri muto ufite inzozi, wiga vuba, uzi gutega amatwi kandi yakosorwa byose yarabyumvaga. Ibyo byaniyongeragaho ubudasabwe mu kwandika indirimbo zitanga ubutumwa kandi icyarimwe mu buryo bunogeye amatwi. Tina Davis yaramukunze. Akimara kugezwa mu biro bye, uyu yahise abona yuko azavamo umuhanzi ukomeye nta gushidikanya na guto. Nyuma yo kubona ubuhanga bwe yahise amujyana guhura n'uwahoze ari perezida w'itsinda ry'umuziki rya Ireland Def Jam, maze uyu ahita yemera kumusinyisha nk'umuhanzi mwiza uwo munsi. Kino gihe Chris Brown yaramaze kugira imyaka 16 y'amavuko. Chris Brown amaze kubona birimo kugenda biza ko arimo guterwa imbaraga, yahise ava mu ishuri maze yemeza gushyira imbaraga zose mu muziki, ndetse avuga yuko muri kino gihe cyose ubwo yemezaga kuva mu ishuri nyamara yari umuhanga, dore ko yanumvaga isomo ry'imibare cyane. Mu mwaka wa 2004 Chris Brown yatangiye umuziki. Chris Brown yatangiye umuziki nk'ubuhanzi, yahise aca agahigo ko kwemezwa nk'umuhanzi mwiza n'ishyirahamwe ryandika amajwi muri Amerika ari ryo RIHANNA, maze indirimbo ye ya mbere yise Run It iragenda irakundwa bidasanzwe. Ihita inaza ku rukuta rwa Billboard mu ndirimbo 100 zikunzwe kurusha izindi muri Amerika. Mu buryo bworoshye uno muhanzi kuva yatangira umuziki yakoze album zigera kuri 11. Izi ngizi ziriho indirimbo zigera kuri 69. Ahangaha kandi harimo izigera kuri 373 yakoranye n'abandi, yaba kuririmbana nabo cyangwa se kugaragara mu ndirimbo zabo bisanzwe. Chris Brown afite mixtapes zigera ku 9, ukanongeraho indirimbo 29 yakoze zo kwamaza ibintu bitandukanye. Ubu buhanzi bwe yabwandikiyemo izina nk'umuhanzi ugikora indirimbo zanditse mu buryo bwiza, aho kuba ari icyamamare bitegeze bimubuza gukora ibintu byiza byinshi. Benshi bamwita umuhanzi ukiririmba indirimbo zo muri za 2000, aho benshi bemeza yuko ari umwe mu banzi bagifite indirimbo ziryoshye umuntu ashobora kumva maze ntamenye yuko ari zo muri 2024. Uno muhanzi benshi bemeza yuko ari umuhanzi ugitakaza byose ku ndirimbo kugira ngo ibashe gusohoka imeze neza, yaba kubyina, kuririmba ndetse n'ibicurangisho byose, ariko kandi akita cyane ku miririmbire yayo kurenza ibindi. Chris Brown ni umuhanzi werekanye yuko nubwo kuko yavanye ubwamamare n'ubuhangange mu muziki akanabivanamo amafaranga, ariko kandi ahanini ari ibintu yakoze akunda nyagukunda, atari ibintu yajemo kubera amafaranga n'ubwamamare. Indirimbo za kera ze kuzumva ugakomeza ukageza ku zubu, wumva neza yuko umwimerere ukirimo bitandukanye n'abandi bahanzi bo mu gihe cye, aho bamwe bakoraga indirimbo nziza cyane ariko kandi wakumva izabo zubu ukaba watungurwa. Chris Brown ubwo yaramaze kwamamara, bimwe mu bintu bya mbere yakoze yaguriye inzu mama we, inzu ya $1 million y'amadolari. Nyuma y'ibyo kandi yahise anatangira kwita ku muryango utari wifashije ku rwego rwiza. Abangaba bahise batangira kubona yuko umwana wabo umuziki ugiye kuzamukiza. Yavuze ko muri urugendo yari atangiye atashyiraga Imana inyuma kuko ibyo yakoraga byose yayiragizaga. Ibi ngibi rero binemezwa nuko ubwo yari afite imyaka 13 gusa y'amavuko yishyizeho igishushanyo cyangwa se 3 ku mubiri kigaragaza ishusho ya Yezu. Ibyo ngibyo akanabiherekeza amanota y'umuziki. Yavuze yuko impamvu yabyo byari nko kugaragaza yuko Imana ariyo yamuhaye impano yo kuririmba. Ubwo yayishyiragaho rero ntabwo mama we yahise abimenya, ahubwo yaje kubibona nyuma ndetse aratungurwa. Kino gihe mama we yahise amubaza ibyo ari byo, maze Chris Brown amusobanurira yuko rwose atari uburara, ko ahubwo yabikoze mu rwego rwo kwiragiza Imana. Uyu mubyeyi wari warakaye yaje kumubabarira. Mu mwaka wa 2015 ubwo yari mu kiganiro cyitwa Vibe, Chris Brown yatangaje yuko Imana ari cyo kintu cyonyine atinya, aho kino gihe yavuze yuko asenga buri munsi ndetse yongeraho yuko adasenga kugira ngo agere ku ntsinzi runaka, ahubwo ko asenga kugira ngo agire ubumenyi bwo gusobanukirwa ndetse no kugira amahoro y'umutima. Ahangaha kandi uno muhanzi yanavuze yuko ikintu cyiza cya mbere Imana yaremye ngo ari umugore. Ku bijyanye n'urukundo ndetse n'ubuzima bw'uno muhanzi, n'umuhanzi wemereye yuko yatangiye kujya mu rukundo akiri umwana muto cyane. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru The Guardian mu mwaka wa 2013, yavuze yuko yatakaje ubumanzi bw'ubwo yari afite imyaka 8 y'amavuko. Ahangaha rero yavuze yuko bwa mbere akora imibonano mpuzabitsina yayikoranye n'umukobwa wari ufite imyaka 15,
Uyu mukobwa uno muhanzi yasobanuye yuko ari we muntu wa mbere bakundanye. Undi mukobwa wakundanye na Chris Brown ni Rihanna, aho batangiye gukundana no mugabo afite imyaka 16 gusa y'amavuko, mu gihe Rihanna we yari afite imyaka 17. Aba bakundanye igihe kitari gito, aho urukundo rwabo rwagereranywaga nk'urwa Juliet na Romeo. Urukundo rw'abangaba ariko rwaje kuzamba muri 2009. Iki gihe byari ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri, maze Chris Brown atongana bikomeye n'uwari umukunzi we, biza kurangira uno muhanzi agize umujinya mwinshi akubita Rihanna, ndetse biza kugaragara yuko yamukomerekeje bikomeye mu maso, bituma itajyanwa kwa muganga. Ibyo ngibyo bikimara kuba, Chris Brown yabaye nk'uwicujije, ariko kandi ibyo yari yamaze gukora, amazi yari yamaze kurenga inkombe. Uyu muhanzi yahise yishyikiriza polisi mu gace yari atuyemo. Mu gitondo cy'uwo munsi uno muhanzi yahise afungwa, ndetse ibyo birego biza no kujyanwa mu nkiko. Ino nkuru kino gihe yaravuzwe ku rwego rwo hejuru, ndetse benshi ntabwo bumvaga yuko ibyo Chris Brown yakoze kuko yaba yabikoze. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2009 yaje kugezwa imbere y'urukiko ashinjwa icyaha cyo gukubita ndetse no gutera ubwoba. Iki gihe Chris Brown ubwo yari mu rukiko byamubujije amahirwe menshi mu buhanzi bwe, arimo nk'ayo kwitabira ibihembo bya Grammy, aho kino gihe yari n'umwe mu babihatanira, ariko kandi yahise asimbuzwa Justin Timberlake. Ubwo byari bigeze ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu, Chris Brown yaje kwemera icyaha ndetse ashyira ahagaragara amashusho y'iminota 2 ku rubuga rwa YouTube asaba imbabazi abafana kubw'ibyo yaramaze igihe akoreye Rihanna. Muri ano mashusho yumvikana yicuza ndetse aniyemeza kutazagira aho yongera guhurira n'ibikorwa yari yarakoze. Tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi uwo mwaka, urukiko rwategetse yuko ahabwa igihano cy'imyaka 5 y'igifungo, ariko kandi gisubitse. Gusa yategetswe kwitabira umwaka umwe w'ubujyanama bw'ihohoterwa rikorerwa mu ngo, kandi agakora amezi 6 y'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Ibi ngibi byose Chris Brown yarabikoze. Ubwo yari muri bino bihano, ingaruka zo kuba yarakoze icyaha zakomeje kumugeraho, aho nko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2010 Chris Brown yimwe viza yo kwinjira mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 muri 2013 uno mugabo yongeye kujyanwa mu kigo ngororamuco cy'ahantu hitwa Malibu. Yamazeho iminsi igera kuri 90. Ibyo ngibyo byabaye kugira ngo abashe kuvanwamo ibitekerezo byinshi yari afite, ndetse no kwigunga gukomeye. Ibyo ngibyo ni ibibazo yagize nyuma y'ibibazo yari yaragiranye na Rihanna. Ahangaha rero yatangiye kwitabwaho n'abaganga, ndetse benshi bemeza yuko yari afite ibibazo bikomeye cyane ku buryo yatitabwaho bihagije, byari bunashoboke cyane yuko ari bwiyahure. Ubwo yari ari muri rehab, Chris Brown byagaragaye yuko yari afite ibibazo mu mitekerereze, ndetse banamusangamo indwara zirimo bipolar hamwe na post traumatic stress disorder. Aho bino byose byatumaga arara adasinziriye, aho rimwe na rimwe ngo yumvikanaga avuza induru mu ijoro. Abari bashinzwe rehab Chris Brown yabagamo basobanuye ko aho yabaga hahuraga abaganga buri gihe kugira ngo bashobore kumufasha, ngo dore ko byagaragaraga yuko yashoboraga no kwiyahura cyangwa se nanone akaba yanakwigirira nabi mu bundi buryo. Abaganga bavuze yuko byabaga ngombwa yuko bamuha ibinini bimufasha gusinzira kugira ngo nibura agire agahenge k'ibyo yabaga arimo kunyuramo. Amaze kurangiza iminsi 90, umucamanza yamutegetse kuguma mu kigo cya Malibu kugeza igihe igihano gisubitse cyagombaga kurangirira. Aho ngaho byari muri 2014. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri muri 2014 Chris Brown yaje kwirukanwa muri kino kigo ngororamuco, maze yoherezwa muri gereza y'akarere ka Nek y'Amajyaruguru kubwo kwitwara nabi hano muri rehab. Hano kandi nubwo byari biteganyijwe yuko ari kurwa ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane muri 2014, nyamara umucamanza yanze icyifuzo cye cyo kurekurwa by'agateganyo, byaba ku ngwate cyangwa se ku giti cye. Urukiko rwategetse yuko no mugabo ku gifungo yari afite hiyongeraho iminsi igera ku 131 kubera yuko yari yarenze kugerageza ndetse akitwara nabi kandi ari muri rehab. Chris Brown yaje kurekurwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2014. Ubwo yari akimara kuva muri gereza, ijambo rya mbere yashyize kuri Twitter ni urakoze Imana. Yashimye Imana nyuma yo kuva muri gereza. Abantu benshi barishimye, ariko kandi abandi bati yari akwiriye kugumamo. Kuva yakubita no muhanzikazi Rihanna, uno mugabo yabaye umuhanzi utavugwaho rumwe. Bamwe bavuga yuko ibyo yakoze yabyishyuye, yuko abantu bakwiriye kumubabarira. Abandi ariko ku rundi ruhande bo bakavuga yuko nta byarishyura na gato, ko ahubwo no kubaririmba bitakabaye bigikorwa. Mu bandi bakobwa bakundanye na Chris Brown bazwi harimo Jasmine Sanders, aho nari umunyamideli w'umunyamerika ariko kandi ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubudage. Chris Brown kandi yakundanye n'umunyamakuru Draya Michelle, utanibagiwe Kaluchi Tran, umukobwa bakundanye yitandukana na Rihanna, maze benshi bagatangira kwanga uno mukobwa, bamwe ahubwo bigatuma bavuga yuko bazamwica. Ibyatumye kenshi Chris Brown avuga yuko amukunda, yuko niba n'abantu bamukunda bakwiriye kubaha umukobwa akunda. Mu mwaka wa 2014 mu kiganiro n'umuhanzi yagiranye n'umunyamakuru witwa Ebro Darden, uno muhanzi yavuze yuko mbere ya 2013 yakoreshaga imiti ndetse n'ibiyobyabwenge birimo ibya marijuana, aho yavuze yuko hari igihe yabaga ari kuri studio, igihe atabaga ari mu manza cyangwa se afunzwe,
agafatwa n'ibitotsi agasinzira ku buryo bukomeye hafi yo kwibagirwa icyamuzanye. Muri 2017 ikinyamakuru Billboard cyanditse ko cyakoze iperereza ku byavugwaga kuri Chris Brown ko yaba yaragizwe imbata n'ibiyobyabwenge. Mu kino kinyamakuru cyabajije harimo ababaga hafi n'umuhanzi, abo bamwe bavuze ko Chris Brown yari yarabaswe n'ibiyobyabwenge birimo kokayine, urumogi rurengeje urugero ndetse n'ibindi byitwa lean. Aho mu nkuru ya Billboard hanavuzwe yuko bamwe mu bari bashinzwe Chris Brown babaga bafite umukoro wo kugenzura neza n'umuhanzi mu gihe yabaga aryamye kugira ngo barebe niba atahuye n'ikibazo cya overdose cyangwa se gukoresha ibiyobyabwenge mu buryo burengeje urugero. Ibyo ngibyo bikaba ari ibintu byari kumugiraho ingaruka zikomeye zirimo n'iz'urupfu. Uretse Rihanna, Chris Brown byanagiye bivugwa kenshi yuko yagiye agirana amakimbirane ya hato na hato na bagenzi be, yaba ari abandi bahanzi cyangwa se nanone abandi bose bagiye bahurira mu ruganda rw'imyidagaduro. Aba ngaba barimo nka Drake, aho no bigeze kugirana ibibazo bari mu kabyiniro kitwa Whip mu gace ka Soho mu mujyi wa New York, aho byavuzwe yuko kino gihe bagirana ibibazo abantu 8 bakomeretse ndetse hanakomerekeramo bikomeye witwa Tony Parker. Uyu nguyu akaba ari icyamamare mu mukino wa basketball. Muri 2013 kandi Chris Brown yagize uruhare mu makimbirane n'uwitwa Frank Ocean, aho abapolisi bavuze yuko mu iperereza ngo Chris Brown yari yateye ubwoba n'umugabo ndetse anamubwira yuko azamurasa. Kuva muri 2006 kubera ibyaha yakoze, Chris Brown yabujijwe kwinjira muri Australia, yabujijwe kandi kwinjira muri Nouvelle Zealand ndetse anabuzwa kwinjira mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibyo ngibyo biniyongeraho ibihugu byinshi ku isi kugeza uyu munsi uno muhanzi atemerewe gukoreramo ibitaramo, dore ko nubwo yajya kwasura agomba kugenda nk'umuturage usanzwe. Ibyo byose bikaba ari ibiva ku byaha yakoze byo gukubita Rihanna muri 2009. Ibyo bibazo byose yabashije kunyuramo, nyamara Chris Brown yaje gushaka abaganga bamufasha, baramuganiriza, ahabwa imiti itandukanye ijyanye n'uburwayi yari afite, aza kongera kwibona ndetse yongera gusubira mu buhanzi, arongera arakundwa, yongera ndetse no kugira ubwamare bwo hejuru, n'indirimbo ze zirakundwa, anabasha kubona ibihembo bitandukanye, ari nako akora ibitaramo hirya no hino. Mu bindi wamenya ku buzima bw'uno muhanzi, ni umwe mu bahanzi bagize nominations nyinshi mu bihembo bya Grammy, gusa ntasekerwe n'amahirwe yo gutwara byinshi. Kugeza ubu ngubu muri nominations zigera kuri 15, nyamara yegukanye Grammy inshuro imwe gusa, aho kino gihe byari muri 2011 ubwo yasohoraga album yise Fame, maze iza kwegukana kino gihembo cya album nziza y'umwaka. Ni umuhanzi uyoborera hafi ya yose mu mashusho y'indirimbo ze nyinshi ndetse akanayobora edit, ni ukuvuga agakora ibyo adashaka mu ndirimbo ze agasigaramo ibyo yifuza. Biriya byose ubona mu ndirimbo z'uno muhanzi ibyinshi ni wowe washatse yuko bimera kuriya. Usibye kugira indirimbo nziza kandi zinakundwa, nyamara Chris Brown anafite impano yo gukina filime. Yagaragaye muri filime zitandukanye, ni filime yatangiye kugaragaramo kera muri 2007, aho muri uno mwaka Chris Brown yagaragaye muri filime ebyiri zirimo yitwa Storm the Yari yitwa Doron Williams, harimo kandi n'iyitwa This Christmas yakinnye yitwa Michael. Muri 2010 Chris Brown yakinnye muri filime yitwa Takers, ayigaragaramo yitwa Tika. Muri 2012 yakinnye muri filime imwe mu zanakunzwe cyane yitwa Think Like a Man, aho ayikinamo yitwa Alex. Muri uyu mwaka kandi ni nabwo yasohoye filime mbarankuru yitwa Bad 25, aho muri 2013 nabwo yagaragaye muri filime yitwa Battle of the Year. Muri 2017 Chris Brown yongeye gushyira hanze filime mbarankuru y'ubuzima bwe, aho ino yayise Welcome to My Life, imwe mu zanakunzwe cyane ndetse ikaninjiza amafaranga menshi. Uyu muhanzi kandi muri 2021 yagaragaye muri filime yitwa She-Ball, ikaba ari nayo filime aherutse kugaragaramo. Avuga yuko abantu bamuzi babizi yuko akunda ikinyobwa cyitwa Powerade, cyo kimwe n'amafunguro arimo inyama. Chris Brown afite abana 3 barimo uwitwa Loyalty Brown wavutse muri 2014, akaba yaramubyaranye n'uwitwa Nia Guzman. Uyu ni uzwi cyane mu bana be, aho uyu mwana yanagaragaye mu mashusho y'indirimbo yitwa Little More, imwe mu ndirimbo z'uno muhanzi zanakunzwe. Agira kandi umwana witwa Ayeko Katori Brown wavutse mu mwaka wa 2019, yamubyaranye n'uwitwa Amika Harris. Uwaherutse kubyara n'uwitwa Lovely Brown wavutse mu mwaka wa 2022, yamubyaranye n'uwitwa Diamond Brown. Chris Brown kuri ubu nta mugore afite ndetse anavuga yuko nta mukunzi aragira. Kugeza ubu ngubu no muhanzi w'icyamamare wakunzwe cyane kandi wakoze ibikorwa byinshi bitandukanye mu muziki, yabiherewe ibihembo byinshi, akana umwe mu bahanzi bafite ibihembo byinshi ndetse n'uduhigo twinshi cyane mu muziki, aho bimwe mu bihembo yahawe harimo ibya MTV, icya Grammy nk'uko twabibonye, ibihembo bya Billboard Music, ibya American Music, ibihembo bya People's Choice, ibihembo bya Soul Train Music n'ibindi byinshi umuntu adashobora kurangiza. Ni ikiganiro kibanze cyane hanze y'umuziki ku buzima bwa Chris Brown, nubwo rino zina birumvikana bidashoboka yuko warivuga ngo maze wibagirwa umuziki bigendana.
wakoze cyane gufata n'umwanya wose warangiza ukabana natwe mu kiganiro cyagarukaga ku buzima bwa Chris Brown cyane cyane hanze y'umuziki. Birumvikana uno ni umuhanzi mugari cyane kandi wakoze ibikorwa byinshi. Tuzakomeza kugenda tureberamo ibindi byinshi bijyanye n'ubuzima bwe. Turacyari kumwe mu bindi biganira amateka yabo nk'ibisanzwe, ukaba bari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri Y3 akadomo iFix akadomo RANAWA cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Inzu yawe, kampani yawe ndetse naho ukorera, aho hose hakeneye gusa neza byihariye. La Gloire Trading Limited ni abantu bagufasha kugera kuri izi nzozi. Ahaje kukubwira si ukuhamamaza, ahubwo ni ukuharanga. Ngwino tuguhe amakaro yose meza cyane agezweho, ayo uzashyira mu ruganiriro, mu gikoni n'ahandi hose. PV span ndetse n'amasika n'indi miti yose irindi kanarwanya imidite, iyi ngiyi turayiguha maze tukanagufasha byose kubishyira mu nzu yawe. Dufite za marble nziza cyane zimwe ushyira mu gikoni maze ukagisukura byoroshye. Izi marble kandi wanazishyira muri jardin n'ahandi hose waba wifuza, kuko n'imvura ubwayo ntacyo yazitwara. Muri La Gloire ngwino tuguhe MDF body z'amahitamo yawe, kuko dufite iziri mu mabara arenga 30. Dukorana n'inganda zikomeye kandi twe nubwo dufite ibintu byiza cyane gutya, nyamara igiciro cyacu cyo nta handi wagisanga. Turaranguza ariko tunatanga kuri detail. Gloire Trading Limited wadusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se kwa Rwahamiremera.